ushaka kugura inzu, waba ushaka gukodesha inzu, hano ku Gasoro hari inzu ikodeshwa amadolari 5, amadolari 5,000. Waba ushaka kuyigura ihagaze miliyoni 35. Uhina hano ku Gasoro wigurire iyi nzu, ifite igipangu cyiza, ifite na buri kimwe cyose. Ushaka kuyibona waca kuri Nosa Comedy ugakora subscribe na comment tukakubona. Murakoze. Bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero. Bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero. Wese ari ngura mukozi w'Imana wese. Mukozi w'Imana, ngwino hano mukozi w'Imana ngwino. Nese bimeze gute muntu w'Imana? Nisabe mwebwe se bimeze gute? Bihora biri mu munyenga, bihora mu munyenga. Adarikije byagenze utese. Imana yakudutumyeho ngo tukwitumeho tukugenderere. Ese bisobanura Imana yakudutumyeho ngo ubu ngubu ubonye amafaranga menshi cyane atagira ingano yuzuye saro. Oh haleluya haleluya pastor. Asa ayo mafaranga nzayabona ryari? arya pastor. Imana yatubwiye ko yamuha nimugoroba saa 12 ntabwo hari gurenga itarayamuha. Imana yakudutumyeho utwaje kukugenderera nyine yakudutumyeho. Imana yakugendereye natwe yadutumye ngo tukugenderere. Umunsi turarari wawe. Kuko n'umugabo waje ko tubwira Imana ikasubiza inyuma. Nitwabikora kandi. Ya pastor ibyo bintu ntabwo byaba. Nimushake muze murari wanjye mu mari cyumweru muzarya ahubwo mwende no gupfa. Ubwo tuzamuke. Yamaye nka data dore isi ni noya muya na bya pastor by'ibitubuzi kabisa. Yebwe ba pastor b'ibitubuzi bari kuvuga. Bo pastor bari. Bana musigaye mwarasaza ba pastor muri kuvuga b'abatubuzi bari. Nanjye binyobere. Reka niba ari n'ubwo barimo baravuga. Buri kwitakana kandi pastor kandi mbona rimwe mufite bibiri. Ibirase ziri. Za bibiri se mwari mufite hano hepfo sabazige zirari gite. Ngeze rero twatebyaga Ko murimo murigiza nkana kandi ndi kumva ndi kubakurura nkabibuka nimwe mwashe kunsenyera mu bwo mukanyiba televiziyo. Ese we reba ikote nambaye ngo nakiba televiziyo ya Kirumba. Ubu se Imana yazakubabarira. Ariko se ubwo urabona kuyiterura nabishobora, urabona nifitiye imbaraga ko. Ese urafata abantu b'Imana ukabita ibisango. Uzi ko Imana gukubita urushyi. Ndimo ndabibuka sha. Wewe bita kurura nkumva ndabibuka. Wewe Masudi na Migambi. Burya ko twahuye sitwibwirane twese bundi we bakwitane. Yewe Mana baratuvumbuye. Bama ariko ngiye kwitwaruka. Cyangwa we witwaruka nitwe Mariko. Yitwa Mariko nitwaruka. Nare. My name is Pastor Mariko from Los Angeles. My name is Pastor Mariko. Mwembi se muritirana. Twahuje amazina akora ko twese dukora umwe. Ntago mbize nimba uzi ko munajyanye urarya uri menge baragucucuye babimazeho pe. Komeza urugendo rwanyu ngereka nigendere. Oh. No.
Gitanda cha mama kirimo ipu anje kirimo iki gipangu nicyo twari dushinzwe Hatari bitwaye rwose. siko batetse n'inyama batetse n'inyama Isafuriya batetsemo. iriya kajipo nanjye ndayitwara Imana idufashije ahubwo tugahita dusanga afite rako natwe tukayitwara nayo mbere turahageze twuzuye umugaragu w'Imana turahageze Turasubijwe. ikaze bene da. mwana muvandi ko wakize rwose warakize n'iby'Imana yongeye mugiye gukira hano ukire cyane singiye kukubeshya ahantu hose nahanuye n'ahantu hose nagize ni wowe nsanze uri umukire ibi rwose urasubijwe ibi ni ibitangaza by'Imana rwose n'amafaranga urabona mu kanya isaha uragibuka pasite nimugoroba Atagizanye umutima ukomeye kandi wihanganye. utegereze n'umutima ukomeye n'umutima wihanganye amafaranga uraza kuyabona none se muvandi iriya domo uyigura ngahe None se urashaka kuyigura? None se ziriya nkoko ziratera? ziratera Yego cyane rwose. Imana ibirimo muvandi reka musomere muri Bibiliya muri Damuru haranditse ngo muri Damuru igice cya 4 umurongo wa 18 haranditse ngo udakora nakarye kandi utarya nakore Asa pastor usibye kumbeshya ubwo murongo uri muri Bibiliya. unciye hagati ntarisoje ijoro ry'iryo jambo ryari rikurikiyeho niryo ryiza kurushaho tega amatwi wumve niba uri umusore mwiza nk'uyu nguyu ukaba warakebwe usiramuye bivuze yuko ufite umugore Ufite umugore? Cyane. itondese niba ufite umugore mwiza kandi uwo mugore wawe akaba afite na Shi. nyenzo zizunguza uwo mugore agomba kuba umwe muri Twe. Imana ibirimo iyo ari ikintu Imana ibwiye muvandi irambwiye ngo uwo mugore wawe turamutwara none hariya muri iriya geti iri hariya reba hari iriya geti iri hariya mukanyira abayuzimo amafaranga ujye uguramo indanga Mirwa. Pastor sinangiye kubakeka. nagiye Pastor ko ngiye nangiye kubakeka murashaka kuntwarira umugore? bitwaye igise tumutwaye Kugira ngo se umugisha w'Imana abutwaye. Duhaye umugore wawe. uzirikane yuko muri iriya geti haba huzuyemo amafaranga kandi indangamirwa igeze kuri 5 nazo wanazorora tujyananirana kwe Nta gihombo kirimo dutwaye. igihombo cyo natwe turi babiri Ndaje nze mu kanya reka sindi kubizera ariko reka maguruke ngende mbanze mbazimanire hano hepfo ndaje. banguka Ayiwe ngo dore turasubizwa. turasubwe iriya cyo kifunguye Bibiliya zo kwavuna n'isi bakimbwa kara Ase na ibyo bintu mwabijyanaga. Kandi kuva kare nari nabaketse yuko muri ibisambo. haleluya muvana Kadasubiza. Haleluya. Muri kora mukambira ngo haleluya munjyaniye ibintu ubundi sibyo bintu mwari mubijyanye muri make. Twarigira ngo cyo tuvuga ijambo ry'Imana rigere kure. rigere kure kandi rigere kuri bose ariko niba utanabishaka twabisubiza bana reka nkubwire ndabona ko imbwa n'ubundi kajobota reka twifatire iriya twigendere Dusha buriya nta bindi mwamujyanye. biturutse hese muvandi Gusa iyi ni inkonjo wazanye mu mugongo mbimenye. Kuramo gira va kuramo. Kirabona mirongo yanjye ngo cyane cyane. Dore nari niteze umwana wanjye sana. Umva we nawe guno. Wowe ibyo tuva ni ibiki gwino hano. Pastor njyewe se. Icyo ni igice ufite wowe. Ikihese. Ipantaro yawe se wowe iracaginga. Kuramo vana vuba kuramo. Nakundi nyine. Ase telefone yanjye igiye. Umva se wowe nawe garuka. Nge ntabwo nagaruka mukozi w'Imana ntabwo nshobora kugaruka rwose ubu urabona umuntu yazabaho gutya ibintu byose twari duteje ngaro n'aka telefone ngo washaka guha reka ibyo bintu ntabwo byabaho